uyu mukinnyi zirabari tayari ndetse n'undi ushobora kuba ngari we Kaganga noneho kubarusha turi kuvuga ko abari ibitangaza turebe ku bitego tukabona kuri call up n'iki ariko bati nyaboneka umukinnyi Pere zagenderaho yakubuye ko ngumwaka utahizamu nomero 9 reka tujye rero kwa Nyamukandagira ariko bongere butse gahunda abantu gusa turacyari kumwe na Fortebet akadomora nawa uyu munsi nabwiye ko harimo amafaranga menshi cyane match ya Liverpool utayigura over ya 2 n'igice kurenza 2 n'igice ayigure kwinjizanya cyangwa yigure over 0 n'igice muri half time ko bajya kuruhuka amazamu atari 0-0 fana Pere ko ari kubanikira ndetse tukashimira abafatanya bikorwa bacu gwe muri Fortebet akadomora nawa iyo uyifite kuri telefone wafunguye ni wowe wishyira amafaranga ugiye kubetinga wanarye ni uyikuraho via mobile money tugashimira score mu kinyobwa cya Maltona tugashimira Twyford mu makaro ni ya mbere mbega makaro jori ntabwo ababyumva neza cyane oya ndabyumva ndabyumva nzubaka umugabo wanjye zayarubatse ibintu byose zabise bimeze neza cyane urabizi ko atari mentalite yanjye muyiganire igihe mugiye muri finissage abantu bari kuri za chantier mukeneye ibirahure byubaka mukeneye na accessoires zabyo kuko zibaho mugakenera amakaro muhamagare babagiye bapakira amakamyo babagezeho 07883994 303 839 reka nshake Kalisa Bruno cyane mushaka fana pe ari no ko bagenda baza gake gake Eric ku Kamonyi butumwa twabubonye kabisa twabubonye Eric ku Kamonyi ubwo abakunzi ba Nyamukandagira mu kibuga muze kabisa twumve n'abareyo baba batahari babaho ubutumwa kuko ndabikora hari sondage turimo gukora cyane jori ndimo ndayirangose basa naho batemeranijwe n'ubu cyakashatsi nikoreye hambere mu myaka 10 ishize tuvuga uko abafana barutana nari niboneye ko 70% ari z'abari mu bandi bihumbi birenga bikabaka 10 byabanengaga badu byari 11 magana narigiye kubapfobya abantu rwose n'amazina nzayakubwira ko hari abatakiriho hari abagiye hanze hari abagize ko bari yari sample babyita sample yari ikiciro kinini cy'abantu bashoga kunyurwamo bagatanga ukuri kwari ukuri rero kwimbitse kugendeye ku mibare ko 70% by'abanyarwanda bakunda siporo bafana Reyo cyangwa bihuza na Reyo simuri kubyumva hari ugufana ntabwo bitaye by'intambara bya hato nato tudasiba match ariko hari no kwihuza ukumva rero niyo wibonye mu paraporo y'izindi 21 bibonaga cyangwa bihuzaga na Nyamukandagira mu kibuga kikarasimitura 6% yari Kiyovu siko bimezera kabiri ari Mukura rimwe ya Etincelle izindi kipe byari ibice ariko birimo abantu benshi bumvikana nk'abantu 200 kuri sample y'ibihumbi 10 ntago bigira pourcentage ibikongo n'impamvu wanditseho 0 yari rounding no kwanga byo bita kuburungushura mu mibare ariko mu by'ukuri doneza police zirahari nta bafana zari zifite ariko bafite abantu batari benshi kwijanisha ku buryo batagira ireme ku munzani cyane ubwo rero mukomeze kuri yezo bashyizeho abari kuri YouTube mudufashe cyane mutubwire wibona mu yihe ki ndabona mu babyigana rwose ubwo mu Rwanda Mukura nazo Aperi Reyo za Polisi za Etincelle za Musanze za Magaju za Bugesera za Gorira Gasogi nageho hari yari taravuka icyo gihe na Gorira yari tarajya uko zishyireho cyane kabisa ngo dushakire Kalisa Bruno Taifa abakunza Nyamukandagira muri bakabisa amadarapo ari menshi cyane y'umweru Nyamukandagira mu kibuga kikarasimitutu atari avuga ati rwose twe twumve iyo miriro irimo imanuka inyabugenge n'abantu ki Taifa yahageze Kalisa Bruno Taifa ya ndakumva neza ndimo